kamera nakumara cyane cyane hamwe muke munyawe mu cyahantu heza mana yanjye naho twimukiye kuko mana yanjye ndi kubibona umeze utese cyameze neza mana yanjye mbese ari makuru ni meza nakoma urabona rero twenge tutara ibisanzwe ariko ntabwo ni bisanzwe ahubwo ni iki gikomeye ni ibisanzwe ni iki ndi kureba ni impeta cyangwa ese nkaburo wambaye amakuru ko numva mu mutwe numva nanjye kujya stress ngo ese ntagira impeta sindi umukobwa kagire nkuru yego ngase yamenye se nyine ikibazo nyine ni fiancé number ninde se kabise kandi so ntiwamwibwira nibwira se njya mbizi sheri wanjye ntavuze meruka mbona ukunda wajya gukunda Bemba ndetse niwe wakwamutse nta wundi ariko naba narumiye koko ako se kubera ikiteka kati mbona umva sinzi ukuntu bifata yakwamutse meta uremera akabona kabone cyane rwose wanishimye basi sinumbi ntabwo nari bubinya wowe wabivuga ntabwo nabivuga ahubwo tureke ibyo mva herutse kuva mu kazi nsanga nyine ibyo ntabwo birashye ariko nsigaye mbakeka noneho ndashakisha Bemba ntahamagara abantu ibiryo biri ku mbabura biri kumeneka isafuriya yahengana kumbi utanga kuhagarara kubwira ngende kugira ngo kumufasha hari umvuye mu cyaro hari umuzungu waje witwa Bemba yaje gushaka nomero twe ntabashije telefone nomero yo mu cyaro kumbi umutima ntabwo ukiba mu rugo ntabwo ukiba ku kazi yitaho ahubwo ndazi kubateza mama bise nabyemera akoreka nkubwire kati mukajya murenganya namwe abakozi bo umukozi wo mu rugo n'umuntu nkundi nafite uburenganzira bwo gukunda shamunyara wizire cyane ariko ntabwo nakishimira kuva mu kazi ngo nsanga ibyo bitarashya kubera urukundo ahubwo se kati ubundi wowe bitetse ariko kurabizi ko ibyo bitakunda ibyo ni ibintu uzi kandi nawe si ngombwa no kubimbaza kati mba murabivanga mu rukundo rwacu oya ntabwo mbabujije gukundana pe ariko nabanza ushyira ibintu ku murongo waza kukureba ibintu byose byatunganye ariko uzi kuva mu kazi n'inzara yaho ukaza ugasanga uburyo biri gufininira ku mbabura ubundi warabizi inshuti yanjye pe ariko ibi sinabyemera nabwo sinabyihanganira rero reka nkubwire akantu rero mbe neza ugomba kungurira akantu kugira ngo ndinda kungurira uraho emi ngiye nkamubwira ibintu byose by'ukuri shayi hute rwose kimwe mu kabina kimukunda iyo uboneye mu desiporo niyo mpamvu urumutesha umutwe aza kugurira akakubu si ubwo ntabwo ibyo ubibona sinzi impamvu utari wakabimbaje kandi mbabona utari inshuti yawe ushobora ko nahindutse seketi wazamuhakanye ukaza kumurindageza makanidade nyine ndagutumye zagenda ibintu ishinga w'abadesipora bazakurindageza nta kibazo iryo shema ryo kuba mfite umudesipora niyo yambeshya ariko arari shake urahinda abaje ninda noneho nkakagwa urahinda nkakagwa wakora nayirenze uraza no kuri kwimana bakakura nomero ze nomero Bemba tuvugana hari umusaza duhuriye muri gare i Remera aragushaka ngo muze muvugane kandi ndimo rero ndagiye umuhungu wawe araza aragusanga oya wigenda rese wagenda hanyuma nkamubona kandi ari ufite telefone mwese ko ndi kwivuga wowe ubwo uba wihanganye nese nta kuru namubona ntamenya iteka n'iteka n'itiriya duhuza cyane iyo uvuze uriya ngo ni Bemba kitari we ibyo byanga kuba
Zamureba iki se? Uri mpamvu yavuze Bemba ukaguruka. Reka nashanye utangiye kumbaza umutwe. Yewe, gareka kurenze. Shangwe nyerekereza gusa ubucuti bwanjye nawe ntabwo buzarangira ariko nukomeza nzagukata. Aha. Yewe. None se muri he ko nkababona? hano muri gare i Remera. Nababona. Muzeyi. Muraho. Makuru muzeyi. Amakuru ni meza. None se muzeyi. Corona we. Muraho. Ubwo naje mbariri za Kigali meza. Se muzeyi Kigali ugeze hano ugezamo gute kandi? Kubera ibyishimo hamwe. Murakoze. None se muzeyi uje mu mujyi wa Kigali No tunguye n'amakuru. No kubera ibyishimo nanje kukubwira inkuru nziza. Ese ni amahoro se? Ni amahoro bampaye imirasire nanje kukubwira abantu Abasaza mana yanjye. Kuba barwaho umurasire kuko nibyo uje kumbwira mu mujyi wa Kigali. si iterambere ni byiza rero nabaga mu kizima. Baga mu kizima. Mama Keti. Uraho neza? Umeze ute? Karibu. Umeze gute se? Uraho. Urakoze kudusura. Yego. Akurenje kureba mama wanyu. Nanshakaga. Yesu we. Aho hari. Yabaye amahoro se ko na telefone ye nayihamagaye ikanga. Ahubwo se ntiyakubwiye. Mami yagiye hanze ari muri Amerika. Yewe. N'amahoro se? Ni amahoro yagiye mu rugendo ariko azamarayo iminsi. Hanyuma nje kumureba nyine ahantu ashaka ko tujyana. Hari ubwo nashaka ko tujyana. None uramubuze. Ndamubuze. Muzeyi. None se mu rugo baraho se? Bara Baba we. Nanjye rero nabonye cyagiye nahise njya i Kigali. Mbona akazi ari corona yakubuje mu mujyi wa Kigali uje kunshakisha ntago ari byo pe. Wari uje kumbwira ko bagwa umurasire? Mirasire rwose. Mirasire niyo nkuru nari nkuzanye. Narakubuze nashakishije reka da. Ako se muzeyi. Nawe rero niba ari imyaka myinshi baguhaye umurasire ni busa ni bande baguhaye? Ni Leta yaguhaye umurasire? abantu. Sinzi ukuntu bantoranyije ni amahirwe. Amahirwe? Ni amahirwe nagize. Mbese niyo nkuru narishimye cyane. Oya muzeyi nawe ndose niba baguhaye umurasire leta kaguha umurasire. Ubu wasanga nawe umurasire w'ibihumbi 15 baguhaye. Utegesheje amafaranga y'ibihumbi 3 uje kundeba mu mujyi wa Kigali. Ni mwiza wa mwana nkagucana. Nta kibazo ariko nta kibazo. Wari umeze neza se? Areba n'ukuntu waje wambaye ariko muzeyi. Tugende nta kibazo tugende njye gushaka n'ibyo kurya wariye se? Hajya nariye. Tugende hano haruguru hariho resitora hano gutya. Nshaka ibyo kurya. Ariko mama wawe mubuze reka ngende. Dore hano mfite umuhungu wananiye. Umuhungu utari seriye neza mu mutwe reka ngende. Asanga yanagiye neza. Yakunaniye se gute? Yica akazi ndagenda nkasanga yagiye nawe mbese urumva ko atari sawa. Yewe. Nyine ariko nuko umwicaza ukamuganiriza. Yego nzamuganiriza nta kibazo. Nukwicara ukamuganiriza ahubwo wenda aho haba ari ngombwa. Yego. Sawa ngaho ugerayo. Sawa. Ntabwo umuvugira Bemba ntabwo buriya yabivugaga bikandya. Umunaniye se. Ko abantu bagiye bamenya yuko n'umukozi wo mu rugo afite uburenganzira. Ubwo se aba yumva yuko agomba kwicara iwe ntagira ahandi. Kanihagurukiye. Umuntu uvuga Bemba nabi ndamuzira. Aba ni umuntu nk'abandi. Kanakindwe.